haleluya ntabwo ibisubizo by'ubuzima bwacu arundi ubitanga ni igisubizo cy'Imana. Imana ubwayo nitanga igisubizo ku buzima bwacu. Muzi neza ko muri iki gihe mu gihugu cyacu turi mu bihe bikomeye. Haleluya. Turi mu bihe bikomeye aho twibuka jenoside yakorewe abatutsi, hagapfa abantu barenga miliyoni. Ni igihe kitoroshye ku mitima ya bamwe, ku banyarwanda bose. Nagira ngo mbabwire nimwibaze yuko ari igice cyiciwe gifite ibibazo gusa. Don't think that Hallelujah. part of the victims is the only that which have kishoye muri ibyo nacyo gifite ibibazo. Also the part which killed also. Nukuvuga rero imitima y'abantu benshi iyo habayeho kwibuka iraremererwa. Reka rero murumva washize imyaka ingahe? 30. It's been 30 years. Niba n'abana bavutse nyuma ya jenoside bakoraho bakagira ibikomere, mwumva ukuntu bikomereye imitima. Ubu rero tuzi neza ko ari ibintu bikomeye, ari niko twe tubivuga, ariko imbere y'Imana, Imana ibifitiye ibisubizo. Ntabwo tugomba gucika intege kuko Imana yo ifite niyo gisubizo cy'ubuzima bwacu. Kuba warasigaye, kuba uri muri iki gihugu nuko Imana igufiteho umugambi. Being a survivor, being in this country means that God has a solution of everything. Ikibazo rero nshaka kubabaza. The question I want to ask everyone. Baza mugenzi wawe uti ni ikihe kibazo ufite mu buzima bwawe? What's the difficulty you have in your life as your neighbor? Ni ikihe kibazo ufite mu buzima bwawe? Kuko iyo dufite ikibazo, because if you have a problem, akenshi ushobora kwibaza uti mfite ikihe kibazo? Ese ubuzima bwanjye ndabuganisha? What's the direction of my life? Ndasohoka mu kibazo cyangwa ndimo ndakinjiramo? Am I coming out of the difficulties or ntiwagisohokamo, ntiwakibonera n'igisubizo kuko igisubizo ni icy'Imana. Haleluya. Turaza kureba ko wowe ugomba kumenya uti ninjiye mu kibazo. Ushaka kwibaza uti hashize iki kingana iki shaka igisubizo cy'iki kibazo. You ask yourself, how long have I been searching for the solution of this difficulty, of this problem? Ushaka ufite ikibazo cy'uburwayi, difficulty of finances, ikibazo cy'agahinda, kumenya uti iki kibazo nakinjiyemo ryari, problem of depression. Ese your part is to understand ngerageza gushaka igisubizo cyacyo. And do I sometimes try to find niho twavugaga ushaka kwibaza uti where are you going with your life? Ubuzima bwawe urimo urabuganisha, urimo kunyura mu yihe nzira? What's the way are you taking? Kuko wowe ubwawe nta gisubizo ushobora kubona cyangwa se igisobanuro ku buzima bwawe. For we ourselves we cannot find the solution. Uretse kwizera Imana. Hallelujah. Ushaka gushaka uburyo uva mu kibazo, utera intambwe, nta guhagarara ngo wicare. Ariko kugira ngo uzabishobore nuko wowe ubwawe ugira ukwizera. Muzarebe iyo bimaze gukomera, nta wundi muntu muri kumwe, nta n'undi muntu ukwitayeho, turaza kubibona usigara uri ku Mana gusa. Imana niyo ibwira. Everything is so difficult and no one is taking care of it. There's no other option. Just focus, have faith in God. Nta wundi utanga ubuzima uretse Imana. That means no one else can give life except living God. Ushobora kwibaza umuntu ukabona umuntu gutya afashwe n'indwara runaka. Ushatse wakwibaza uti kuki ibiri kuba kuri uri atari nge biri kuba? You might be seeing your colleague getting sick and you don't ask yourself, why not me? You might lie to yourself, maybe I've been eating well, I've been treating myself better. But a wise man said,
You live, you work out, you cut out alcohol, you drink lots of water. Everything they tell us about healthy life, but after all, you die. Everything you do does not give you long life. Living long life is given by God. Ubuzima bwose kugira ngo bugire intego, bugire intumbero, bugire plan, nuko haba harimo Imana. Ubuzima butarimo Imana. Every life to have a purpose, to have goals, you need God. To live a purposeful life. You can never say my life has a direction without God. It is so hard for a human being to love another. To genuinely love another person is really hard. Why is it hard as your neighbor? Why is it hard to love your colleague? What's the cause of that? Why do you always say genuinely loving your colleague is hard? It's because of this one powerful reason. Our ego. Our selfishness. When we look at somebody, we look at him in evil way. That is because we first camouflage our own evil. Looking at someone through evil makes it hard to love one another. When someone passes by, you start criticizing her or him. The way he's dressing, the way they're walking. Why don't you see image of God in your colleague? Why do you look at the noses? Why do you look at the lips? Like he has big lips. He has gray hairs. Why don't you look at the image of God in human being? All of this criticism and gossips takes us away from the image of God. And what God wants is to love one another. And gossiping about people. And criticizing other people. Go telling people all the bad things about other people and gossiping. You're qualifying others to be evil. But it's your first time seeing them. You gossip. Utangiye kuvuga ubujajwa. Utangiye kuinterpretinga ibyo yakoze. Bwa bujajwa rero icyo budukira misinterpreting what someone else has done. Papa prophet ahora bitwigisha Imana mu mugisha uhita urwara ibyo bita ibibembe. Ariko ibibembe by'iki byo mu mwuka. Iyo urwaye ibibembe byo mu mwuka. The prophet said this is a sickness of measles, spiritual measles, which comes from not loving human beings. Muzarebe ntago ubu nshobora gufata umwanya ngo niba mfite igare nje kureba igare ryanjye, niba mfite inzu uko yubatse kose nje kureba inzu yanjye, ahubwo ngira gahunda yo kujya kureba iby'abandi.
tugira You ingeso don't rero take time to go and tukajya visit kureba your house, ibyo tutazi but bitari you plan to ibyacu, go and visit other people's house. tukagira inyota yo gushaka minding kubimenya. other people's Ibyacu nabyo businesses. turimo tuzi, You have the courage to ahubwo know tugafata other people's ibyemezo lives, not no yours. kutabiha, donc tugatangira kumva ko ntabwo bivuze, ahubwo ugatangira kugira envy. Icyampa imodoka nk'iyo perezida agendamo, You start kandi having ubwo uragenda envy mu modoka of aho other ujya people's ugerayo, ariko properties. utangiye kwifuza imodoka ya Pastor Elias. Urayifuriza iki? You don't Kugenda appreciate what you ukagerayo. have, but Kushobora you no invite guteguka what other agerayo. people are Niyo modoka having. utayifite, utangiye za ngeso. Izo ngeso zose nizo zidukurura kutamenya Imana, nizo zidukurura bya bibembe nababwiye. All these characters takes us away from God. Nta kindi kivamo. These are measures, Uburwayi. spiritual measures. Ntibirangira uri umurwayi, utangira uvuga gahoro, wageraho ugahinduka abantu bitwa ba karadiyo, You bikazarangira start gossiping slowly urwaye. and you end up shouting. Iyo ndwara Madly urwaye shouting. ntabwo ari wowe uyirwaye wenyine, irwarwa na wa wundi uvuga ayo magambo mabi asenya mugenzi we, ikarwagwa n'uwo yateze amatwi. And that sickness does not only affect the one who gossips, it also affects those who listen to the gossips. Ntabwo dushobora gukurikira Imana, kuko muri We principles end up following the wrong direction, not following God's will. biri mu mategeko Because yayo. the principle of God Aho is gushyira loving imbaraga one rero yo another. kumukunda, ahubwo dushyira imbaraga muri gossip. Niba rero muri wowe udashaka gukunda mugenzi wawe uyu munsi, If you can't love one another today, mwene data, I'm telling you, tangira ugira urukundo, start having ugira genuine urukundo love. rukunda mugenzi wawe, Genuine love umugirire for your umwegere, colleague, for your neighbor. Approach him. kandi umugenzi wawe umubonemo ishusho y'Imana. And when you look at your neighbor, see the image Kuko of God in nutamubona him n'ishusho or in y'Imana, her. Because niho if you don't see the image of God uzamubonamo through other people, bimwe byacu byo mu mubiri bya that's kamere when yacu, you will niho only see uzatangira evil bya in bindi them. byo kumusenya, byo kuvuga amagambo mabi, kandi ibyo byose ari byo You will start tuzi gossiping, bidutera destroying them. uburwayi, ari byo bidushyira kure And y'Imana, all of ari these byo bituma attract sicknesses. twifungurira spiritual inzugi za Satani, You're opening noneho akabona the door to akatwigira, the evil. ibibaye byose, ibivuyemo byose bikaba bibi. And you end up having difficult times. Ikibabaje kurushaho, ntago tuba dushaka gutera intambwe. Wowe uravuga uti ndabona nava hondi, aho kwe gusaba imfashanyo mvuga ntago ari ibintu munyumve neza. Ushobora gusaba inama, ushobora kwegera abakozi b'Imana bashoboye bakagufasha gusenga, ahubwo wowe wongera imbaraga zo kugenda ugana mu ntege. Nta kindi rero nitumenye kumenya n'abakozi b'Imana badufashe, tumenye approach muganirire ingorane wumva ufite, mufatanye musengeri icyo kibazo. Imana irahari, kuko Imana niyo gisubizo cy'ubuzima bwacu. Haleluya, Yesu ashimwe. Praise the Lord. Nta kindi gisubizo cy'ubuzima bwacu. There's no any other solution in our life except solution from living God. No rero hari indi ngeso iteye ubwoba. There is another bad character. Dufite. It's a terrible twabonye ko ibisubizo by'ubuzima bwacu biva ku ni Imana. Gisubizo kinini cy'Imana, ntago ari icyuma. God is our life solution. Noneho ubonye umuntu unaniwe no kumukunda, but you see somebody and you can't love them, kuko umubonamo wenda ari antipatike kuri wowe, sinzi iki, kubera ya kamere yacu, because you feel like they repels you. Ikibazo cyacu twebwe noneho twongeraho n'ikindi, turamwanga. Ntumukunde ariko ntumve biguhagije, you take double ukanamwanga. Ese aho ngaho hari ubwo twakwita umukristo, twakwita ugana he,
turavuga kugana he? Can we call you a Christian when you don't live, when you hate your buri gihe ibitangaje byo mbaho urugero rworoshye. Mwese muzi social media. What's surprising, we all know social media. Ibyandikwa On social media. Kuri za social media. And most of its content is kuri social media biyandikiraho ibyacitse gusa. They always mention bad gossips about other people, about celebrities, about different countries. The topic is about Congo and M23. They're always spreading the news that M23 has killed more than 200 people or FDR or things. Focus on good things. Ari social media, ari communication yacu twishimira kwihutisha inkuru mbi. What's sad is we always hurry to spread bad news. Bucyakwiriye hose. Ariko kugira ngo inkuru nziza ari nayo Imana yishimira, but to spread good news that God likes, usanga nahangaha good news about your neighbor. Imana yagiriye ubuntu ikamukiza. Niba hari umuntu Imana yishimira indwara runaka yakize. God has healed somebody. For example, if someone passed the praises that he was healed from cancer, no one is interested to talk about it. We're interested, we're in a hurry to talk about who died, who was involved in car accident, and who's broke, who's the poorest in the church. Why do we rush to talk, to say bad news, rather than spreading good news? This is a stain. It's a stain to the church. Igikabije kirenzeho none ibyo byacitse. Muzumva umuntu ukubwiye inkuru ya mbere. Iyo igeze ku muntu wa gatatu ntago iba ikiri yayindi. Nawe yagerageje gushyiramo isukari. And if you focus on that, ikinyoma kigasohoka. You look at that. When the story is being spread, it's always modified. The version you have is different from the version of the third person or the fourth person is having. And if we're focusing on this, what's our direction? Are we heading to God? Praise the Lord. Icyoro nagusaba mwene data nukumenya inkuru nziza uvuga. Ese inkuru nziza y'umukristo tuyisanga he? Good news to spread. Tuyisanga mu ijambo ry'Imana. Where do we get good news? It's from the gospel, from the Bible. Riri muri Bibiliya. Good news are written in the Bible. Ijambo ry'Imana riri hano muri Bibiliya. Kuko iyo usomye muri Bibiliya dusangamo byose. And the Bible has everything. Bibiliya ubuzima bwacu bwanditse muri Bibiliya. Our life is written in the Bible. Aho kugira ngo ubundi dusabwa kudakereza inkuru nziza. Ubutumwa bwiza twize. Niba twize Pasterias yatwigishije ati kubaha Imana. Nk'ejo yari ariho aduhugura ku bigendanye kubaha Imana. Aho kugenda ngo ubwire mugenzi wawe uti kubaha Imana twize ko bimeze gutya. Nawe ubaha Imana n'undi abwira undi ahubwo azashima kumubwira ubusa cyangwa kumubwira ubujajwa. Ibyo ntacyo bigufasha. Wipfundikira cyangwa ngo uhishe inkuru nziza kuko kutabikora bibuza mugenzi wawe ibyishimo. Inkuru nziza kuri mugenzi wawe iyo yumva n'abandi bayimenye bimutera ibyishimo. Ibyishimo bitera iki? Agakiza. Haleluya. Ibyishimo bitera agakiza. Kandi ibyishimo by'ukuri, genuine happiness is salvation. Ibyishimo nyakuri niko gakiza. Genuine happiness is salvation. Ariko icyo dukora twebwe nugukora conference y'inkuru. We do the opposite. Uzasanga abantu benshi babicaye aho
gossiping. Urebye nka 80% babivugira ibitagenda. If you look at people like 80% are talking ubucuruzi bugenze gutya, sinzi transport yacu buri ifite ibibazo. Kutavuga ibyiza biyirimo se ko nabyo bihari. Transport, economics. But we're not focusing on good things. Ubuyobozi bw'igihugu bumeze gutya. We have good things. Igihugu gikora byiza byinshi. Kutavuga ibyiza byacyo. Any mistake yabayeho niyo yo kwihutira kuvuga. We should talk about them. Not criticizing what. Ese urayivuga uratanga igisubizo. Igisubizo cy'ubuzima bwacu kiri ku Mana. Yesu ashimwe. Umukristo rero agomba gutekereza kuri buri ntambwe ye ateye. Ku buzima bwawe ugomba gutekereza intambwe uteye. Ntabwo ari ugupfa kugenda gusa. Ariko kenshi twebwe dupfa kugenda. Ubundi kugira ngo utere n'intambwe n'imwe wabanza kwibaza uti kuki nsohotse iwanjye ngiye gukora iki? Ese ndakura iki? Ari mu buryo buri spiritual even material wabitekereza. Ese ndakura iki? Ngiye biramfasha iki? Ntabwo ari ugupfa kugenda cyangwa ngo ugende mu kintu bita ikigare. Hallelujah. Praise the Lord. Twebwe hano mu Kinyrwanda hari ikintu bita ikigare. Cyatuzambije. Pressure. Hari umuntu kandi hano nzi yuko namwe buhari abo bibaho niyo mutabimbwira. Hari umuntu wumva ngo bagiye sijui hehe ati nacikana. Kandi iyo gahunda ntago yarayizi. Nuko yumvise hari umuntu uvuga ati waje tukigira kukibuye. Uti nana. Uzi yuko nanjye nari naraha aho ibyo bintu nigeze kubitekereza. Ukagenda mu kigare gusa. Ntago uzi ikiguhagurukije aho. Abo mujyanye ntimuziranye. Ntuzi. You don't know the purpose of going somewhere. Purpose y'urwo rugendo. Ntago uzi impamvu yayo. Ariko utindagiye. Ibyo rero tugomba nk'umukristo tugomba kubitekereza. Tukamenya buri ntambwe duteye. Iratuganisha. Kuko iyo dusubiye inyuma ubuzima ni iki? Because if we look back, ubuzima ni inshingano. What is life? Life is responsibility. Life is an assignment. And life is an assignment. Ntabwo ubuzima bwaje ntabwo twabonye ubuzima ngo tuze hano ku isi gusa. Dufite twaje hano kuko dufite mission runaka. Ntabwo turi hano kuko twaje gutyo. Ubuzima ni inshingano. Ubuzima ni umukoro. Life is an assignment. Shaka rero nakubaza. Ubu warangije umukoro wawe cyangwa waratangiye ugeze? Have you started or where are you? Nta watubwira. In your assignment. Hagira obaha mikoro atubwira. Ninde watubwira? Ko mwese se mwicecekeye. Papa Jean ngaho tubwire. Ubu ugeze he? Waratangiye kuko tubonye ko ubuzima ni inshingano. Ubuzima ni umukoro Imana iduha. Or have you finished the assignment? Tuba dufite ibyo tugomba gukora. Waba ugeze he? Shalom. Shalom Papa Jean. It's true. Life is steps. Ndashimira Imana kuko narayiteye ubwo nageraga mu rusengero. Kandi mu rusengero niho tuvana ubuzima kuko ubuzima buturuka ku Mana. Yego ndi mu nzira ntaho nari nagera, cyo gituma ndimo nihata kugira ngo nzabugereho uko Imana ibyifuza. Amen. Nta wundi watubwira ubuzima. Somebody else tells where he is in the assignment. Icyo rero nagira ngo mbabwire, arakoze Papa Jean, urakoze, Imana iguhe umugisha. Ubuzima ni inshingano, ubuzima twabonye ko ari umukoro. Utubwiye ko watangiye, Imana ibiguhera umugisha. Ariko biragoye. Ntabwo wavuga ngo wararangije. Hallelujah. Twavuga ngo umukoro wacu twarawurangije.
igikomeye ni ikintu ejo pastor yatwigishije, ni uguhora dufite inyota yo kuzuza umukoro twahawe. Ushobora kumbaza uti umukoro ni uwuhe, ariko ko pastor arimo kuvuga ngo umukoro ni iki? Umukoro hari rwa rukundo kuri bagenzi bawe, hari ukubabara, hari ugufasha abakene, hari ukurwana na kamere yacu iri mu bwibone, irimo umujinya, irimo kuvuga nabi, irimo amashyari, ibyo byose ntago tubyuka ngo buke byatunganye, ntago tubyuka ngo buke byagenze neza. Niyo mpamvu tuba dufitemo gushaka buri gihe kugira iyo nyota yo guhinduka. Dukeneye guhinduka tukaba abana b'Imana b'ukuri, kuko profete hari ibintu yatwigishije ejo bundi, hari isomo yatwigishije ndatangara, ntabwo nanjye nari mbizi. Ubu mbabajije, muba mwaje hano muje gushaka iki? Muba mwaje gushaka iki? What are you searching for? Mwaje hano kugira gute? What brought you here today? Muravuga ko mwaje gushaka Imana. We can say that we came to search for God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ntago twebwe nk'abantu twashaka Imana ngo tuyibone. We as ourselves, turabyemera, we cannot search for God. Ntago twashaka Imana ngo tuyibone, ahubwo icyo dukora twe, however, what we do, twemerera Imana kwitubona. We allow God to see us. Hallelujah. Praise the Lord. Twemerera Imana kwitubona. Kuyemerera kwitubona ni ukwiyambura za ngeso zidushyira kure yayo. And allowing God to see us is iyo wiyambuye ubusambanyi, iyo wiyambuye ubujuru, iyo wiyambuye umugeso y'umujinya, iyo wiyambuye ubwibone, hariya Imana nibwo itangira kuvuga iti, umwana wanjye hari icyo yakoze. Noneho Imana ikagira ite, ikaba ariyo ikubona. Nawe wishatse wayishaka gute? Wayibona ute se? ni turi mu kiziba cy'ibyaha, wayibona ute? Ubwiza bw'Imana wabubona ute? Ntabwo wabubona. Icyo gihe rero ni twebwe bwo gutera izo ntambwe. Uravuga ngo ikintu gikomeye muri wa mukoro dufite na za nshingano dufite mu buzima bwacu, shobora kukubaza ntumukoro ko wahawe umukoro, eshisi inshingano ku buzima bwawe ni izihe? Inshingano ufite ni izihe? Given an assignment, and what is your responsibility? Ntabwo ushobora kwiyicarira hari ikintu kiturangiza uraza for the assignment to be done. Uzi yuko ushobora kuza ubuze twavuga yuko umukristo ari umaze imyaka myinshi hano ko mutansi. We can say that a genuine Christian is the one who has been in this church for a long time. Exactly. No. Umukristo ntabwo ari uko yaje hano kenshi, ahubwo umukristo n'uw'iki jambo ry'Imana frequently ryamukozeho wowe, agatangira kurwana na kamere ye, agatangira gukora ugushaka kw'Imana. Ntabwo ugukora kw'Imana cyangwa ugushaka kw'Imana kumarwa no gutonda ahangaha mu rusengero. Hano tugomba kuhaza kuko biri mu mategeko y'Imana. Ngo iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe bari kuvuga ijambo ryanjye, njye mba ndi hagati yabo. Imana yacu iri hano kuko turavuga ibyayo. Icyo gihe uzaza, ariko ibyo wize nabyo bihindure uwuriwe, kuko isi turimo murayibarirwa. Isi turimo yaratumize, ni isi y'ibintu. Twebwe sinzi umuntu muzarebe
ugiye reka mbaye ikintu cyoroshye. Assume yuko umubiri ari ijerekani, imbere hakabamo essence. Your body is a jerrycan. Harya buriya hatwika ijerekani cyangwa hatwika essence? Hatwika iki? Ariko ureba abona iki? Is the fuel in the bucket. Abona ijerekani. It's not like the bucket itself. Umuntu, that's just the same as we are. Utwabusorba n'ibintu byabo. Umubiri nyine ukeneye kuzarya. Mwamuzi ko umubiri utwoshya tukarya n'ibitwica. Tukarya ibiryo tanto niba ubonye ibiryo utinara. Our body can deceive us to eat something which can kill us. Twabanye Butare, buri Butare hari abantu barangizaga akavuga ati ebana nzigurira icupa kuva mbayeho sinari narigeze nigurira icupa akarinywa rikamuhera pakagendeyemo. People used to have this feeling that when I finish the studies I'll buy myself a bottle. Hari nuwo buriya twiganye warinyweye turangiza bimuviramo a whole bottle of high alcohol in the end cyangwa ngomba kurya tukamera nka wawundi nzarya amafiriti nzarya ihene nzarya amafi ibyo byose birarangira gute zikaza ibiki pass they come with aho kugaburira umuntu nyawe ari we roho ahubwo twishimira kugaburira iki umubiri instead of feeding ariko umubiri iyo uratwabusorba ku bintu we choose feeding our body. Uzandeba iyo ureba umuntu akenshi mubonamo ngo imodoka agendamo ukamubonamo inzu yubatse ukamubonamo imyenda yambaye ariko at the end y'ubuzima bw'umuntu igihe kigeze akarangira asigarana iki imodoka barajyana yanzu yubatse barajyana uyu mubiri tubona tuba turi kumwe none se nkubaze you leave the body, you leave the car, you leave the properties behind. So if I ask you, why don't you feed your soul? Why don't you feed your spirit? Hallelujah. Because if you feed your spirit, God gives the rest. When we feed ibyo byose rero kugira ngo uzabigereho nuko ugomba kugira icyo ukora ntago wiyicarira nk'ubu ndababwira we have an assignment. Genshima leta yacu kubera ikintu kimwe ntago ninjye muri politiki munyumve neza u Rwanda rumeze gutya kubera ko rwababariye iyo rwinjira mu kwihorera ubuyobozi bukagira muza ibihugu by'isi byari bitugejeje ngiye nari mpari n'ubwo wenda nari nkiri agasore bari abazungu bo bari batangiye kuvuga ngo ariko buriya kiriya gihugu murebe uko twungana n'ubu turakomplaininga ko dufite agahugu gato ngo wakigabanya kabiri bari abantu ntibashobora kubana this was there iyo ni yari intuze yabo ibyo nibyo byari ibitekerezo byabo ntabwo aba bantu bashobora kubana ntibahura kubera amahano yahabaye ariko kubabarira byonyine byaratwubatse ubu turi intanga ndagira ngo rero namwe muri iki gihe mbasabire kumenya kubabarira kuko ibisubizo biri ku Mana tumenye gutanga imbabazi kandi imbabazi zivuye mutima kuko icyo gihe nibwo tuba turi kuzuza wa mukoro twahawe because that is when we are fulfilling our assignment. Uratangiye nge nta mafaranga ngira nta kazi ngira ndi umusomeri nta mugore mfite nsazi yaho ariko ibi byose but all of this Imana ije imbere yawe ikakubaza iti wakoze wayibwira intambwe wateye ni iyi ese byarakunaniye waka help kuko dufite iyo ngeso yo kugira kuba bibone ibintu bikakugonga noneho bigahuza na bya birindi biri kuko buriya roho yacu iramirwa irapfukiranwa niko babyita
Because our soul is suffocated. Our soul can be suffocated. It is suffocated in iki na materials. Materialism iraza byose kabitwara. Nkubajije cyangwa nanjye umbajije umwanya amasaha amara ku kazi dusengamo kangahe? Usengamo kangahe? Wiyegereza Imana kangahe? Uretse ubuntu bwayo. Profete niwe wari atwigisha ubundi jewe nahise numiwe mburaho nkwirwa kuvuga icyo Imana idusaba. Urumva ni ikintu kingana n'akajisho. Mwabona urushinge rudoda ka kajisho. This is the space. Imana iravuga ngo nkingurira ako kajisho, ariko birangira ahubwo bya bindi byacu ibitekerezo byacu bije bigafunga n'akaga n'akakenge ku rushinge. But we end up suffocating that opening. Ikintu rero nababwira nuko buriya ushaka kuvuga ubundi hari direction ebyiri. Ushobora kuba uri mu cyerekezo cyo kuzuza inshingano zawe. Za nshingano ukazuzuza muri wa muko. Uwo muntu ikizamukubwira ntago yabona akanya ko kujya kuvuga ubusa, ntago yabona akanya ko kujya gutuka abandi, ntago yabona akanya ko kwinjira muri za nzangano. Uwo ni uzamenya ko ari muri wa murongo. Ariko uzabona ari muri ibyo nababwira ko icyo nababwira nuko waba umu-impact, waba umuyobozi, waba uri pasiteri, waba uri umukristo, waba udasenga, ndetse n'umukuru w'igihugu, intambwe zacu zifite n'ibyerekezo ibi bibiri gusa. Icyerekezo cya mbere nuko uba ufashe ya nzira igana kuzuza umukoro wawe, cyangwa ugafata indi nzira iri opposite. Iyo nzira rero iri opposite aho itugeza ni mu busazi, total foolishness. Mu bisazi bo wibiri. Nimvuga ibisazi ntimugira ngo uba wagiye muri ya nzu ya hano za hano y'indere. Oya, ariko ibyo ukora ubwabyo bari ubundi mwese mubona gahunda y'ishuri y'umunyeshuri. It's like gahunda y'ubuzima ni kimwe. Umunyeshuri ubundi yatabyutse ngo yegeranye amakaye ye ajye kwiga, kandi ibyo akihitiramo kurangara cyangwa gukora ibyo bitaga kera école buissonnière, birangira bigenze bite? Natwe rero mu buzima bwacu mbona twarahisemo gukora école buissonnière. Nicyo kibabaje. Ntabwo dushaka kurekura, ntabwo dushaka kwitandukanya na ya kamere yacu. We don't want ourselves to be separated from our physical. Uko umunyeshuri kuriya yitwara ku ishuri niko twakagombye kugira iyo discipline mu buryo bw'ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kubaho. Profete niwe wavuze ati nta neutral point ibaho. Prophet said there's no neutral point. Wize imibare myinshi urabona uciye ni ligne droite gutya ugayishyiraho. If you studied mathematics, you may draw a straight line. Ugashyiraho iriya mibare 0 munsi ya 0 no kuri genda kugera kuri 0 up to iriya iyo bikoze you go to negative numbers. Hariya when you do iriya nzira iyo ngiyo mvuze nta neutral point ihari rero. Hamwe muri 0 twebwe ugira gutya mu buryo bw'umwuka nta 0. Ubye urimo kujya ku Mana cyangwa urimo kujya kwa Satani. Biri clear, nta neutral point yari. Ubye urajya ku Mana, ubye urajya kwa Satani. Ikikubwira ko umuntu ajya ku Mana bizaturuka kuri za mbuto yerera abandi.
kandi izo mbuto muzarebezo nta nubwo bitera ndoyizi, ntabwo wirwa uvuga hakozwe ibi, abantu ubwabo barabyibonera, za mbuto barazibona. Uko babonye za mbuto niko bamenya inzira yawe. Ese koko niba twitwa abana b'Imana, haleluya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, niba koko turi abana b'Imana, kuki iyo bakubajije bati uri umukristo wihutira gufata Bibiliya, wihutira gufata Bibiliya kubera niba koko uri umwana w'Imana? Ubundi ntabwo wakihutiye gufata Bibiliya cyangwa kuvuga verse zo muri Bibiliya, imirongo yo muri Bibiliya. Ubundi ubuzima bwawe ubwabwo bwagombye kuba busobanura uwo. Aha ndashaka kuvuga imyitwarire yawe ihita igaragaza uwo uriwe. None se ntago mujya, ngewe naratangaye, nta muzarebe iyo ubonye umuntu, nta muntu mubona mugatangara ngo uyu muntu ni umukozi w'Imana koko. Twese igihe profeta azahanga twese twaratangaye, uyu muntu ni umukozi w'Imana. None se nuko yari yatwigishije? Urebye imyitwarire ye irakubwira. Ese kuki bakubaza uti ndi umukristo, noneho wajya gusura umuntu ugatangira kumubwiriza, kandi maybe wowe umwanya wo kumubwiriza ntawe afite? Igikomeye rero wakamenye gukora icyo gihe nuko ubuzima bwacu ubwabwo bwakabaye ari bwo vuga butumwa. Niba twiga hano koko tugafata ubuzima aho tuba muri quartier, aho tugenda, ibyo dukora, abo dukorana bakagombye kutubonamo ivuga butumwa twebwe ubwacu. Haleluya, ibyo rero niyo yakabaye intego yacu, kuko tuzi neza ko ubuzima bwo, ibisubizo by'ubuzima bwacu byose nta handi biri ari iby'Imana.